Inkuru yacu y'uyu munsi tuyitangiranye n'umugabo wari urimo akurura umugore bigaragara nk'aho arimo kumutabara. Gusa inyuma y'uwo mugabo hari umuntu ari we wari uri gutabaza avuga ati babe ntabara, ntabara rwose, ntabare ndi kubabara ndapfuye. Umugabo arimo akurura cyane arimo atabara umugore, bigaragara ko umugore yari yariwe n'imashini. Gusa iruhande rwe hari haryamye akana gatoya k'uruhinja. Uwo muntu wari uri inyuma ye arimo atabaza cyane ati babe mbabarira umfashe untabare. Umugabo arimo aravuga ati hangane bebe ndaje nkutabare rwose cyangwa mpamagare polisi. Umugore wari uri aho ngaho atabaza ari inyuma ye aravuga ati ndaguhamije. Ahita agenda mu cyumba afata igikapu cye atangira kuzinga utwangushye, arangije aranyonyomba buhoro buhoro areba ko nta muntu urimo kumureba. Abona ntawumureba ahita asohoka. Umugabo mu gukurura yahise asanga ni ikintu cy'ikimaneke bari bashyizemo cy'igipupe, bari barimo kumujijisha umugabo we. Yarababaye cyane aravuga ati ibi ni ibiki se koko mana yanjye, ese iyi ni puranka? Cyangwa mu gukurura kumbi yasanzemo urwandiko rugira ruti urabizi neza wa mugabo we rero ko uri umukene, ubu ngubu sinyishoboye kuba n'abana nawe, ngiye kurisanga abantu bashoboye kunyitaho. Umugabo koko mu gusoma urwo rupapuro yahise yumva hanze hari n'amamodoka arimo avuza amahoni, arimo arahamagara cyane ati babe sheri banguka uri gukererwa, ntabwo uri kubona yuko wakererewe? Umugabo nawe yahise aterura rwa ruhinja asohoka inyuma ya wa mugore, ahita atangira kumubaza ati ugiye hehe bebe ko unsigiye umwana mutoya w'amezi 6, urabona koko ndi bubashe kumwitaho ntari kumwonsa? Abantu bari mu modoka hari harimo umugabo wari uje gufata uwo mugore w'umukire, baramuseka cyane, nuko arabirinduka kugira ngo abe yabasha kuba yakwirukanka kuri iyo modoka, ariko ari gutabaza cyane ati mama Christian koko uransize koko sheri wanjye, unsigiye uruhinja, ubu uri kubona ndi burwiteho? Umugore w'ikigoryi utagira ubwenge arimo aramuseka cyane, utagira umutima, ati mbega umugabo w'umuhombyi, ati koko ari kubona nabashaka kubana nawe ari umukene kuriya? Umugabo wari utwaye wa mugore akomeza abwira wa mugore ati rero sheri wanjye rero ubu ngubu ugiye kubaho ubuzima bwiza wishimiye, ati amafaranga ndayafite. Umugore ati icyo ngicyo nicyo nkukundira rwose ko mwitaho. Akomeza kurebera mu birahure by'imodoka, babona wa mugabo arimo arabiruka inyuma. Gusa umugabo abonye ko imodoka yamusize cyane arahagarara, abonye ko nta kundi yabigenza, nuko mu gutabaza yirukanka. Umuturanyi yarabibonye arabyumva ko hanze hari umuntu uri gutabaza, arebye asanga ni umuturanyi we wa Christian, kana niko kitwaga. Aramubwira ati Christian byagenze gute kuri kwirukanka inyuma y'imodoka? Christian ati wowe ndeka undorere wa muntu we, ati mama Christian yansigiye umwana ungana gutya ngo agiye gushaka abagabo b'abakire. Nuko wa muturanyi arangije aramubwira ati mama Christian ihangane rwose, ndabyumva ko bitokoroheye kuba umugore yagusigira umwana ungana gutya, gusa nyine ihangane bibaho. Umugabo akomeza kumusobanurira ati umugabo yaje n'umukire ufite n'imodoka aba aransize, arambwira ngo ntabwo ashoboye kubana nanjye w'umukene, ansigira n'uruhinja rungana gutya. Umuturanyi aratangara cyane aramubwira ati ihangane rwose nkuko nabikubwiye ngenda hari, ntuzajya ujya gushakisha ujye umuzana nta kibazo, nzajya mugufasha hano iwanjye ko hari abana n'ubundi nanjye narabyaye, nta kibazo rwose reka mbe ngiye. Umugabo yaramutangaje cyane arumirwa n'agahinda kenshi, abwira umwana we ati humura mwana wanjye njyewe ndagukunda, nzakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo ube wabasha kubaho. Umugabo yaragiye n'agahinda kenshi,
barakwereka ba bandi bari bagiye basize wa mugabo bavuga ko ari umukene, byaratuje bagera mu rugo, umugabo yinjiza umugore arangije aramubwira ati sheri ngaho rero ni karibu iwawe urisanga. Umugore yinjira aravuga ati wawu, ati mbega ahantu heza, ati aha hantu rwose ni heza, ati nahoze nkwifuza kuva kera naranagukundaga kandi njyewe nzakubera n'umugore w'umutima, gusa uriya mugabo sinshoboye kubana nawe. Umugabo ati rwose nta kibazo mukundwa, ahubwo ngwino tubisereburire ko twaje iwawe heza. Barakwereka umugore yasigaye avuga ati mvuye muri buriya bukene nizeye mu buzima bwiza bwa gikire, ati ntabwo nashobora kubana n'uriya mugabo w'umukene hato hatazantera n'umwaku nkabasha kuba naguma ndi umukene. Barakwereka uko iminsi yashize, umugabo yabashije kuba yakora utuntu tw'utujuice hari mu gihe cy'impeshyi, ari kumwe na wa mwana we kugira ngo abashe kuba yashyira ku muhanda acuruze, abashe kuba yabona n'icyo yahereza umwana we amwiteho. Abantu banamuteje imbere baramukunda cyane, bakajya baza bakamubwira ati duha akajuice twinywere, bakamwishyura amafaranga agakomeza acuruza abona n'abakiriya benshi. Gusa hari harimo n'abagenda bamugirira impuhwe kuko babonaga ari umugabo uri gukora bizinesi kandi ari kumwe n'uruhinja ruteruye, akajya abona amafaranga menshi, yarangiza akabwira umuhungu we ati Christian mwana wanjye nkunda, turi gukorera n'amafaranga menshi, ndaba nabasha kugukorera buri kimwe usabwa kuba wabona mwana wanjye nkunda. Barakwereka iminsi yaricumye, iminsi igenda yicuma, wa mugore akurikiye ubuzima bwa gikire byageze aho ngaho atangira kuba yagira ibihe bibi byo kutishima. Ingaruka nyine z'umunyabyaha ntabwo zabura. Yicaye muri salo umunsi umwe ajya abona umugabo we aje atashye yasinze arimo aragwagwana. Umugore yaratunguwe cyane, arangije arahaguruka ati babe bimeze bite ko waraye igicuku kabuje mu gitondo, waraye hehe? Umugabo mu kubusubiza aramubwira ati ceceka aho ngaho wakigoryewe, ati uri kumva ibintu uri kumbaza? Ati ibyo ngibyo birakureba. Umugabo yakuyemo imyenda, ishati, arangije ayimukubita mu maso, aramubwira ati mbare kabiri ahubwo wamfuriye iyo shati. Umugore arayifata, kwitegereza neza yabonye hariho amalipstick, bigaragara ko yari ari kumwe n'abandi bakobwa. Umugore yahise akurura wa mugabo aramubwira ati ariko sheri ibi ngibi bishatse gusobanura iki? Ati aya malipstick usigaye unca inyuma. Umugabo yaramusunitse ati egera hirya se nyine nta n'isoni. Umugore yararize atangira kwicuza cyane, akajya abwira umugabo ati no babe ibi ngibi ntabwo wabinkora. Umugabo arangije amusunikira nko hirya iriya mu ntebe, arangije aramubwira ati urareba igihe wahereye? Ati mva iruhande mbiswa, genda ukore ibyo nakubwiye. Umugore yatangiye kwibaza cyane biramurenga, atangira kuvuga ati ibi ngibi ntabwo nabyizera yuko uyu mugabo ashobora kunkora ibi bintu. Bise barakwereka ku ruhande wa mugabo yari yasiganye umwana Christian w'amezi 6, we yakomeje kumenyera n'akazi, atangira kuba yatangira gucuruza imbuto, acuruza na manderena, yajya agera ku bantu akababwira ati nimugure, uwo bahuye wese akagura. Barakwereka wa mugore wataye umwana w'amezi 6 akurikiye ubutunzi, akajya anagerageza kugira ngo yishimane n'umugabo we babe bakwishima. Umugabo we akajya agerageza kumwihunza akamubwira ategera se nyine, ntabwo nakubwiye ngo ujye umpa amahoro niruhukire? Umugore bisi byaramubabaje, ubona yuko nta n'amahoro afite yigeze agirira aho yakurikiye ubutunzi. Ku rundi ruhande barakwereka Christian we yaje no kugira amahirwe Imana imucira iteka, aba yakagura bizinesi abona n'aho gukorera, acuruza imbuto.
bizinesi ye iraraninga cyane, Imana iha umugisha akajya abona n'abakiriya bakamuhahira cyane. Gusa yari ari kumwe na wa mwana, ibyo yakoraga byose nuko umugabo akomeza gushyiramo imbaraga cyane. Barakwereka nanone wa mugore wari wasize umwana yakomeje kujya abona umugabo we amukorera ibintu bibi, akajya abona yifotozanyije n'amafoto n'abandi bakobwa, akajya avuga ati ibi bintu rwose ntabwo nakeka yuko uyu mugabo rwose naje nkurikiye yankora ibi bintu. Asigaye yifotoza n'amafoto ari kumwe n'abandi bakobwa ari kunca inyuma, atangira kwicuza avuga cyane ati ubu koko nakoze ibiki, kuki nisigiye umwana wanjye ngo nje nkurikiye uyu mugabo? Nta mahoro nigeze ngira muri ibi bintu. Mu kureba ku meza yabonye abantu bazana ibinyamakuru, bazanye ikinyamakuru aho ngaho mu rugo, abona ikinyamakuru cyanditse ati hari umugabo witeje imbere mu gihe gito cyane. Umugore yari yatanye umwana w'amezi 6, arabonye abona ni umugabo we, ati yari ari kumwe n'akana gatoya akagenda ashakisha ubuzima, ariko ubu ngubu amajije kuba umubiriyoneri ukomeye cyane. Iyo niyo nkuru yaranze ubuzima bwe. Ati nahereye hasi cyane, umugore wanjye yari yaransize n'umwana mutoya w'uruhinja, yampaye imbaraga byo kuba namukorera uwo mwana kugira ngo abe yabasha kugira ibyo abona, atazabibura mpare kandi ndi se. Umugore aratangara cyane, no mu kwitegereza arareba asanga ni wa mugabo we ari kumwe n'aka kana ke. Arangije aratangara cyane, arumirwa, aravuga ati se koko Mana yabigenjeje ute koko Mana, ibi ni ibiki? Ati yabaye n'umubiriyoneri ukomeye. Ati Yesu we. Mu gihe akiri gusoma aho ngaho ikinyamakuru, wa mugabo we yaraje yakurikiye ufite ubutunzi, aza amubwira ati uracyakora iki aha ngaha, turiyicariye nta n'isoni? Ati gira vuba tugende, ntabwo uzi yuko bari kuduhiga? Umugore ati ntabwo nkukurikira. Ati ubwo uri kugira ngo ube wanjyana kumpisha unkoreshe n'ibindi byaha? Umugabo arambwira ati nta n'isoni, ibintu byose se amafaranga nafashe muri banki bakaba bagiye kuduteza ibi bintu, ntabwo ari wowe nabikoreraga kugira ngo ukunde wishime? Ntabwo wari ushaka kandi kubaho ubuzima bwa gikire? Umugore arumirwa cyane. Umugabo ati rero gira vuba vuba tube twasohoka muri iyi nzu kuko bagiye kuyigurisha banki, inguzanyo nari nafashe. Umugore arangije abwira umugabo ati njyewe ntaho tujyana, ntabwo tujyana rwose, njyewe winshyira muri ibyo bintu utaba wabasha no kunkoresha ibintu bibi. Umugabo ati ariko ntabwo uri kunyumva, nta n'isoni wowe ugira, uri kumbwira gutyo kandi ibintu byose ari wowe nabikoreye? Turi kwirengagiza, wowe ntabwo ubizi yuko amafaranga nafashe muri banki ari wowe nabikoreye koko? Umugore ashaka kuba yakwanga kumva ibyo umugabo amubwira, ari nako amuhakanira cyane ati ntabwo tujyana. Umugabo yaramufata amaboko aramubwira ati ko ushobora kugukubita wowe? Ati uri gushaka kumpinduka kandi uzi yuko ibintu byose ari wowe nabikoreye? Umugore abonye agiye kuba yakubitwa, arangije aravuga ati yego ndabyemeye nta kibazo. Umugabo arangije aramwitegereza, abona umugore azanye urupapuro. Umugore aramubwira ati reba ikinyamakuru bazanye hano. Wa mugabo yabashije kuba yakira, yasigiye umwana. Umugabo ararwitegereza, arangije aramubwira ati urupapuro mpaye se ruriho ibiki? Umugabo arangije aravuga ati uyu si wa mugabo wawe wasize n'umwana umbwira ko ari umukene? Ati urashaka gusubirana nawe se kandi? Ati rero ibi ngibi uri kunyereka by'ibinyamakuru ntabyo nitayeho rwose. Ati ahubwo icyo nakubwira ni uko wasubirayo ukabasha kuba wamukuraho amafaranga tukishyura banki. Ati naho ubundi rwose ibindi byo ntabyo nitayeho. Ati ahubwo ndi kubona ari agakino keza. Umugore yaravuze ati yego ndabyemeye. Wa mugore utagira umutima wataye umwana, barakwereka yari afite akagare, aza ahantu iruhande rw'inzu y'igipangu, ku gipangu. Arangije afata ako kagare ahita akicaramo. mu ndebere namwe
ahita akomanga kuri cya gipangu yicaye mu kagare, nuko bahise baza gukingura, kumbe yari wa mugabo na wa mwana Christian yari yarakuze cyane. Umugabo amubonye aramubwira ati kara uri gushaka iki aha ngaha se kandi? Kumbe handi yari akomanze ni kuri wa mugabo yari yatanye umwana waje gukira abo mu muherwe. Nuko umwana aravuga ati se papa, uyu muntu ninde, muraziranye? Nuko umugabo aramwitegereza, umugore ahita avuga ati rwose Christian, ndabizi neza ntabwo wabyumva ariko ni njyewe mama wawe rwose. Ati nabasha kuba nagusobanurira buri kimwe, uramutse unyemereye nkabasha kuba nagusobanurira. Umwana ati uri mama wowe? Koko se nibyo? Umugore arangije abwira umugabo ati papa Christian, wabasha kuba wansobanurira Christian kuba yamenya yuko ndi mama we? Nuko umugore agira isoni n'ibimwaro byinshi kuba abonye umwana we yari yarakuze. Arangije akomeza abwira umwana ati ndi mama wawe. Ati asobanura uburyo byagenze. Burya bwose umugabo nasanze yaje kumpinduka, ambera umwana mubi cyane, akajya asinda akaza nkubita. Nta mahoro nigeze ngira, gusa nyine aka kanya ndi kugira ngo mbe nabasha kubasaba imbabazi rwose. Nimungirire impuhwe, n'inzara yaranyishe maze iminsi ntabasha kuba nabona icyo kurya. Nimungirire n'impuhwe mwaba mwabasha kuma icyo kurya byibura, mwaba mugize neza, ndashonje cyane. Umugore akomeza ababwira ubuzima bwo yari abayemo n'uburyo amerewe, arimo asobanurira umugabo nawe yamuteze amatwi n'umwana we arimo aramwumva. Nuko arimo aratakamba cyane ati mungirire impuhwe rwose, mumbabarire, nahinduka rwose. Papa Christian, ngirira impuhwe ndakwinginze, mube mwabasha no kuba mwama byo kurya. Naje no gukora impanuka y'amaguru, ubu ngubu nsigaye ngendera mu kagare. Umugabo yaramusubije ati njyewe ntabwo nshobora kuba nakongera kubabarira umuntu nkawe. Ati uribuka ukuntu wansigiganye umwana ari mutoya w'amezi 6? Nuko umwana abwira papa ati se papa, wabashije kuba wabarira uyu muntu ko afite niyo bufasha? We yabwiye umwana ati ntabwo nshobora kuba nababarira umuntu umeze nk'uyu nguyu. Umwana Christian yabwiye papa ati papa, wamubabariye koko tukongera tukabana, ko yazahinduka, ko ari no kugusaba imbabazi nkabasha kubaho mfite papa na mama, ko n'abandi bana ku ishuri bajya banserereza no ku ishuri nkazababwira yuko na mama wanjye turi basigaye tubana. Aho wa mwana yakoze mu mutwe Christian ati umwana wawe umwana mwiza, ugira umutima mwiza kandi ubabarira. Ati rwose ngiye kuba nabasha kumubabarira. Yabwiye wa mugore we Clara ati ndakubabariye kubera uyu mwana Christian ari we usabye imbabazi. Ati naho ubundi ye ntabwo nakagombye kubabarira umuntu nkawe, urabizi ibintu wankoreye n'ubuzima wansizemo. Arangije aramubwira ati ngaho ujya imbere nta kibazo, urakubabariye. Umwana yegereye igipangu abasha kuba yafungurira mama we wari uri mu kagare, bari bamaze kumubarira. Arinjira barakwereka binjiye mu nzu. Arangije umwana akingura urugi kugira ngo babe bakambutse mama we. Umugore agezemo mu nzu arangije arayitegereza cyane, ahita abwira papa wa mwana ati se papa Christian, ati wawu, ahangaha niho musigaye muba? Ati ibi bintu wabigezeho gute mu gihe gito kingana gutya kuko? Nuko umwana yabise abwira mama we ati ahubwo se mama, ko hano harimo ibyumba 8, urahitamo ikihe cyumba? Ati icyumba cya mbere cyo hasi ni icyanjye, ikindi cyo hejuru cya 3 ni icya papa, cyo akoreramo n'akazi. Ati
turahitamo ikihe cyumba, ahubwo umugore yari yitegereje n'ibimwaro byinshi, arangije aravuga ati wa mwana we, icyumba cyose mwangenera nta kibazo nagishima. Nuko umwana arangije ahita abwira papa we ati reka nze mujyane mama nkwereke icyumba nabasha kuba nakujyanamo ngiye kuguhitiramo. Papa wa mwana yahise abwira Christian ati mujyane, mu kanya tugaruka uze ndagushaka kugira ngo tuganire. Christian ati yego papa ndaje. Barakwereka Christian yamujyanye mu cyumba cyiza cyo yari ahitiyemo mama we. Mama we ahageze aratangara cyane, aravuga ati se byagenze gute mana yanjye? Arimo yitegereza mu nzu, arimo yivugisha mu mutima ati umugabo se ibintu yabigezeho gute? Barakwereka Christian yakomeje kuba yaganiriza mama we ati mama nakwishimiye cyane rwose kuba wongeye kugaruka kubana natwe, ati ndagukunda. Mama we arangije aramubwira ati nanjye ndagukunda mwana wanjye. Christian arangije aramubwira ati mama uzabe wamerekeza ahantu nsigaye niga, ndi n'umuhanga ku ishuri, niga no kuba naririmba mu ishuri ry'umuziki, uzamerekeze rwose, nabyishimira cyane kandi byanira n'ishema turi kumwe nka mama wanjye. Mama yaramubwiye ati yego nta kibazo ndaguherekeza, ariko aka kanya nkeneye kuba naruhuka, ndananiwe cyane. Ati ahubwo mfashije waba ugiye nkabasha kuba naruhuka. Mwana barakwereka yaragiye, arangije abwira mama ati reka nze ahubwo njye kukuzanira icyo kurya. Umugore yaritegereje atangira kubara imipango avuga ati ubu ngubu ngiye kuba nabasha kuba nabiba neza. Christian yaje yirukanka ahita abwira papa we ati papa namweretse ati ahubwo ngiye kuba nabasha guhereza mama ikintu cyo kurya. Papa we yahise abwira Christian ati rero wa mwana we, byiza uri umwana mwiza, ati ariko uriya mugore ntabwo mushira amakenga ngo ni mama wawe ko agariwe n'ubuhoro, ati gusa ariko nta kibazo, genda ukomeze umwiteho, ni mama wawe. Christian yaramubwiye ati mama yanyemereye ubwo azanamerekeza no ku ishuri ahantu ndirimba, niga no kuririmba. Papa yarambwiye ati yego ni byiza cyane rwose, uzabe mwajyana nta kibazo. Rero bwahakira ajyanira mama wawe uyu mugati n'icyo kunywa abe yabasha gufata. Barakwereka umugore yasigaye yisetsa mu cyumba, arangije arahaguruka kubera ko yari afite umupango wo kuba yaza kwiba muri uru rugo amafaranga akajyanira wa mugabo we, bakaba bakwishyura banki. Umugore yarahagurutse atangira kwivugisha ati se noneho ndahera hehe? Ati ndahera kuki ko mbona harimo ibintu by'agaciro byinshi. Ariko umugore yarafunguye, agifungura atambuka yirukanka mu byumba kugira ngo abe yabasha kuba yacakaza. Christian yaramubonye aratangara cyane, aravuga ati se uyu mugore burya bwose aragenda yanatubeshye, genda n'amaguru? Yesu we, Imana yanjye ibi bintu ntabwo byumvikana. Ati reka nze ndebe ikintu agiye gukora muri iyi nzu. Barakwereka Christian yegera imbere gato yarambika ibyo yari afite mu ntoki, akurikira mama we wari waje ababeshya batakambira. Gusa Christian yari yumiwe cyane, ajya mu cyumba cyo papa we yakoreragamo, asanga harimo sefu abikamo amafaranga, atangira kuba yayifungura ashyiramo imibare y'ibanga, gusa bikajya byanga. Arangije agashyiramo iyindi mibare bikanga. Gusa Christian yaraje asanga mama we ari kuri sefu y'amafaranga. Mama we yahise yibaza cyane, aravuga ati reka nze nibuke amatariki y'amavuko y'aba bantu. Yibutse amatariki y'umwana we aba ari yaheramo, arangije aba arayifunguye. Christian yumiwe cyane ahita asangamo amafaranga menshi, ahita yaterura, arangije aravuga ati wawu, ati mbega amafaranga we, mana yanjye we, ati none wongeye kuba nabasha kuyanyajyana kwishyura uriya mwenda. Christian yumiwe cyane arimo amucunga amureba, arangije arafata ati wa mafaranga ngiye kuba nabasha kukujyana ajyanire umukunzi wanjye.
arangije arafata arayabika arayahisha. Christian biramurenga cyane, arangije ahita abwira wa mugore ati umva urakora ibiki wowe ko wiba amafaranga ya papa? Ati nta n'isoni uraza utubeshya uri kudutuburira. Christian yahise ahamagara papa we ati papa. Wa mugore ati buretse mwana wawe uretse. Papa we yahise aza yirukanka cyane. Christian arangije ahita abwira papa we ati papa urabizi yuko wa muntu ari kwiba amafaranga muri sefu, dore arayafashe arayabitse mu myenda mu mupira. Papa Christian yahise abwira wa mugore we Clara ati nta n'isoni uratinyuka ukiba amafaranga yanjye, nta n'isoni ukaza utubeshya ngo warahindutse, kumbi uracyafite umuco yo gukunda amafaranga. Umugore yahise amubwira ati ndakwinginze rwose mbabarira, nyine nari mfite ubukene, uriya mugabo yabashije kuba yanyima n'amafaranga yo kugira icyo nikorera. Ati rero ni ukuri ndabinginze nimumbabarire, ati none ubu ntabwo nabyongera ibi bintu, nimumbabarire rwose ndabinginze. Umugabo ati njeje gusa, ati mwana we. Umugore ati ni ukuri mbabarira papa Christian, mbabarira ndakwinginze kandi ndabizi yuko utakwanga kunyumva, ndatakambye cyane rwose. Papa Christian ati ceceka aho ngaho, nta n'isoni gusa, umugore utagira umutima, turaje urankomangiye iwanjye, ndakubabariye ngira ngo warahindutse, kumbe uracyafite umuco mu mutima wawe, imico y'ubucakura yo gukunda amafaranga, nta n'isoni. Arangije aramubwira ati bare aka kanya uhita usohoka aha ngaha vuba, ntabwo ngukeneye mu nzu yanjye, ntabwo natunga umuntu w'umujura nkawe ugifite ingeso imeze gutyo. Umwana yaratunguwe cyane, aragize avuga ati mama kuko nawe wakora ibi bintu? Papa yari yarabimbwiye yuko wari waradusize umuzize ubukene. Ati none nanjye ndabyiboneye, ati rwose ntabwo twabana n'umuntu nkawe, rwose hite usohoka ugende, n'ubundi narakuze wari warantaye. Papa Christian yahise aza aramusohora cyane. Papa Christian ari gutakamba ati Christian nsabira papa imbabazi. Bahise bamujugunya hanze y'igipangu, aramubwira ati genda rwose, ntabwo tugukeneye, ntabwo dukeneye umuntu nkawe. Akomeza atakamba ati ni ukuri ndabinginze nimumbabarire, ati ni ubukene bwabinteye, uriya mugabo yamfashe nabi. Umugabo arangije abwira umwana we ati sigara uvuga aho ngaho bivugana, ariko nurangiza uhita ugenda, ntabwo tugukeneye. Bahise bakinga igipangu, we na Christian bigira mu gipangu mo imbere, binjira mu nzu yabo. Bari gukomeza abwira Christian ati mwana wanjye ihangane gusa, mama we ni kuri yateye. Barakwereka Clara mama Christian warataye wa mwana w'amezi 6, atangiye kwicuza cyane avuga ati mana yanjye ibi bintu kuko nari mbikoreye iki mana yanjye, kuko noneho isi ndangiriyeho, nta nubwo nabasha gusubira muri rwa rugo ntatwaye amafaranga yo kwishyura banki, kiriya kigabo noneho cyane. Ati ye baba we ndakora iki mana yanjye we, isi ndangiriyeho noneho karabaye. Barakwereka wari byamugendekeye nabi, bari bamubabariye ariko yari agifite umutima wo kuba yakwiba. Akomeza kwicuza cyane avuga ati ibi bintu iyo ntaza kuba mbikoze, nari kuba nigumaniye hamwe n'umwana wanjye, nkigumira mu buzima bwiza nishimye kubera ko bari bambabariye. Ati ese ubundi mana yanjye kubera iki nasize umwana wanjye akurikira imitungo y'igihe gitoya, nkaba ndi kubyicuza bene aka kageni. Barakwereka yise umugore byaramucanze biramuyobera, bamusohoye hanze bamujugunya hanze kubera ko yari agifite imico mibi y'ubusambo yo gukunda n'amafaranga. Abura byose, abura epfo na ruguru. Barakwigisha bavuga bati si byiza gukurikira imitungo cyangwa se ibishashagirana by'igihe gitoya. Ati usize urukundo rw'ukuri, ati ni byiza yuko wakwihangana ukitonda. Ati
murakoze cyane kuba mwakurikira iyi nkuru, tuzasubira mu nkuru ikurikira naho ubutaha, nguko uko byagendekeye umugore utarabashije kwihangana ngo abe yategereza azabeho ubuzima bwiza yifuza, abashije kuba yakorera hamwe n'umugabo we. Murakoze cyane, ndabashishikariza kuba mwakora subscribe mwebwe mutarayikora, inkunga ikomeye cyane kugira ngo buri uko dushyizeho videwo mube mwabasha kuba mwayibona mu ba mbere. Murakoze cyane, ndabakunda. Like, share na comment byanyu ni ingenzi. Naho ubutaha.